Castar dufite indirimbo 5 cyangwa abahanzi 5 bawe muri uyu mwaka. urangoye cyane kubera ko ibyo biturukana nuko umuntu yumva musique numva muziki wabo imbere mu gihugu waba weka rwego mpuzamahanga ndawumva cyane mu bihe byabo byose bitandukanye imiziki ndayumva cyane so ujye kumbwira 5 nko kuri playlist yanjye wenda hariho nk'ijana urumva ko uba ungoye ariko nakubwira ko urumva nkunda volleyball cyane n'umuntu nzi azi iyo definition yitwa volleyball ariko to tell you the truth amateka yanjye na volleyball à titre personnel yarankomerekeje nka muntu. Castar tugize amahirwe yo kwakira umwanya makuru ukomeye. Castar amakuru ni meza cyane. Nawe ni meza? Natwe tumeze neza. Yego. Match yagenze gute? Muri rusange muratsinze. Mwarushije cy'abaraperi. Bazi gukina first of all, congratulations. Ndakubeshye ntagaruko twabakekaga. Bazi gukina. Ikinyuranyo banza ari uko Aji Sport ni equipe ihari imaze igihe kinini cyane. Turitoza byibura kabiri mu cyumweru. Dukina match bunagaro bwa mbere twe turi equipe isanzwe rero ariko nabo baramutse bakoze equipe isanzwe byaborohera cyane barantunguye cyane ntabwo nanze ko bakiri bato arakwegera rwose ukamwumva harimo n'ikirato wowe buraperi wakwemeje buraba kugati diplomate no munyezamu ukomeye munyezamu ukomeye nawe reba abantu twabatsinze ibitego bigera kuri 7 niba atari 8 ariko 6 kuri 2 ariko l'homme du match ni diplomate urumva akazi yakoze urumva akazi yakoze urumva ngo mwakinaga n'umugari twamwijije 6 ariko bicyo ashobora kuba yakuyemo ni nka 30 ko bazareba match bazabibona. Jado urumwe mu bagabo mbere na mbere twavuga ngo respect kuko urayikwiye urumwe mu bagabo kuva muri kaminuza y'Ibutare ihuye wabanye n'aba bantu bose bamwe na bamubona hano harimo ba Riderman harimo ba Bulldog harimo n'abandi uyu munsi twabonye umuntu uri buze kuvuga ati reka twongere tugarure idarapo rya hip hop kuri wowe nka Jado hip hop watangiranye nawe urayizi wayisobanurira gute ku bantu bayifata ukundi kuntu? Hip hop en general ni batango ni njyana nsazi ni twebwe cyane abirabura nyifata nk'injyana yadufashe kugaragaza akababaro kacu isi yatugiriraga aho ni mu mateka. Hanyuma hano iwacu mu Rwanda nkuko muri mu bivuga ni injyana ivuka nanganaga namwe apana mu ariko mu myaka ko ntawe ufite imisatsi y'umweru nk'iyo mfite ntawe yego mu myaka irahari ndimo ndabireba mu myaka ya za 2000 kwanza mbere ya 2000 umuraperi wari ukomeye cyane MC Mahoneyboy nge nakwita nk'umukurambere muri iki kiragano gishya cyane ba jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma yabo rero ndabyibuka nkiri mu gice cya entertainment ngitangira kwinjira mu itangazamakuru twatangiranye n'abitwaga inshuti z'ikirere icyo gihe baragaje imbere na Riderman bariya nabo n'abagwana darapo bakwiriye icyubahiro gikomeye cyane. Inyuma yabo aho nibo ba Bulldog late Jay Polly Tough Gang na bagenzi babo. Umuziki wabo wari umuziki ukomeye icyo gihe nubwo uyu munsi aho gurushaho uranakomeye cyane. Barakomeza muri ibyo bice bitandukanye uyu munsi kugeza nubwo mu muziki hajemo new generation n'abaraperi barimo cyane barimo new generation kandi barimo babikora cyane baririmba
sinjya mba negative ku bahanzi bo mu Rwanda kuko ku bwanjye bakora effort ikomeye cyane kuba bagihari bagikora bagihanga kandi ibyo bahanga ukumva harimo ubuhanga uyu munsi bakaba bababwira ngo dufite icyumba mutwitabire buriya tuvugishije ukuri icyo muhaveba ni iki Kasita wenda reka nkubaze uri umwe mu bantu babaye hafi cyane ya Jay Polly uyu munsi yaza ko bari muri uru rutonde rw'aba bahanzi abaraperi 13 baje gutaramira abanyarwanda mu cyumba cya rap byari kuba bimeze biti dukumbuze ishusho ya Jay Polly yaza ko bari kumwe n'aba bantu Imana muri ruko ridashira icyo nicyo cya mbere bitandukanye muri mwe haruba muri Kiliziya Gatolika muzi inzira y'umusaraba inzira y'umusaraba ni muri Kiliziya Gatolika ni inzira dusubiramo twibuka ububabare bwa Yezu Kristo twemera ubwo batamwemera bwose mu mbabare kubavangira impamvu mbasubijemo aho ngaho nuko Emi nyemerera nkubwire kuri icyo kibazo ngo simbyishimiye ariko nanone hari igikomere nomotse kuko nakoze inzira y'umusaraba ya Jay Polly ibihe bye bya nyuma nabashije kuganira nabo bari kumwe aho yararyamye uko byamugendekeye narahageze mpakoze ibiganza byanjye ibitaro yazamuweho ajya kuvurwa inshuro ya mbere nabigezeho nabonye abampa inkuru itari imbarirano bana ibyo abantu bakabya by'icyabaye ntuhari wahageze so ibyo byaranyomoye kuko nari mvuye hanze nifitemo byinshi bya bindi muzi byavuzwe byose ariko iyo wimenyeye ikiri ukuri buriya niyo mpamvu hari siraga nkunda ya RBA bavuga ngo cyambere na makuru cyane amakuru aragufasha burya iyo ifite nk'ibihuha nk'igihumbi birwanira muri wowe bituma ubona frustré ariko iyo hageze bakakubwira bati byagenze uku nguku byagenze uku umunsi ubanza byari byagenze uku inshuro ya mbere duhamagara abaganga yarari aha ngaha yari ameze uku nguku dore igitanda cyaho cyari kiri naha ngaha dore uko bimeze ukabibwirwa nabo bari kumwe muri iyo minsi kugeza ashizemo umwuka birakomara cyane ibyo birakomara so navuga ko kubana nawe yes rwose Imana imuhiruko ridashira ni pira muri injyana sinshidikanya ko no muri iki cyumba ngo bazakoresha uko bashoboye ku buryo twisanta nkaho ahari ibyo vuze ni ukuri nyuma y'icyumba cy'amategeko hari ikindi gitaramo gitegerejwe na benshi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ntabwo nagenda ntabikubajije nabwo n'ubundi tuzabonamo aba bagabo bamwe na bamwe muri aba baraperi ibi bitaramo biri kuba n'abahanzi bacu Jado ubona ari iki umuziki nyarwanda umaze kugeraho ukurikije n'ibyo wawubayemo nabo wabanye nabo by'umwihariko umugabo witwa uyu munsi nakoze interview nyinshi cyane ndagenda nsubiramo bimwe mu byo nagiye mvuga nkunda imibare cyane kuko imibare ivuga imibare ni ikimenyetso gikomeye cyane ndetse n'ibindi bimenyetso bivuga kurenza ibindi twavuga ufashe igitaramo cya Bruce Melody tariki 21 listening party yego ugakomeza ukagenda kuri Christmas carols ya Korado Kigali ugakomeza ukajya ku cyambo cya Mbonyi ugakomeza ukagenda ibindi bihari nabonye n'abartiste bo hanze babaga n'abagenzi babo yego ugakomeza kugera kuri The Ben kabiri na John Legend yes John Legend let me tell you ibyo bitaramo bishyize hamwe bifite agaciro kari hejuru ya miliyari y'amanyarwanda mu gihe kitarenze ukwezi mu gihe kitarenze icyumweru kwazi miliyari y'amanyarwanda Emi reka tuve muri amakuru yanyu ya minsi yose twigire muri business nyine n'ururimi n'ikundi business buriya ni sawa mbwira hano mu Rwanda urumva
ni inganda zingahe zifite ubushobozi bwo kurema ishyingo kapitali ya miliyari irenga mu gihe cy'icyumweru kimwe? Ni inganda zingahe wazibara? ntabwo ari nyinshi dufite ahangaha. so to tell you the truth rero mubibamo burya mutazi agaciro kabyo kubera ko Ben ari umuvandimwe murumuna wanjye, tunakundana cyane burya, ntabwo ari ibyo kuvuga ngo umunyamakuru cyangwa se n'iki, tuziranye na kera yewe by the way. Ndabizi ko ageze ku rwego rwo gukora igitaramo na mbere y'ibindi byose kikaba cyabaye successful mu myiteguro, mu yandi magambo akajya mu gitaramo nk'umuhanzi ubira ibyuya, umutima utuje ko atazahomba. muri ibyo bintu ari bizwi muri business yanjye unyibwiriye ukampa silence. Buri ikintu kitugora muri business ni ikintu bita risk management. Kubera iki? Ibyo washoye byose ku mpamvu zitanaguturutseho ushobora gushiduka byose bigashya. Tekereza uruganda rwataye imbere kugeraho umuntu agera ku munsi w'igitaramo ari zero risk, nta risk n'imwe afite. Mbega watekereza ntabwo ari inganda nyinshi zo mu Rwanda, s'il vous plaît, nuko wenda twagiye muri rurimi rwa business, ntabwo ari inganda nyinshi. And you are coming, nabwiye abantu namwe ndababwiye bavandimwe, ibyo mubamo ndabikurikira cyane, ndi n'inshuti yanyu, mukora n'akazi gakomeye cyane, ariko hari icyo nababonyemo kubera ko mubibamo iminsi yose mukirirwana n'aba bavandimwe n'iki, ntago murasogongera neza agaciro k'uruganda rwanyu. Munsi mwagasobanukiwe mwese muzaba bakiri, tuzaba bakiri mwese. Jado, hari ikiganiro wakoze na Ben nyuma y'imyaka igeze kuri 14-15 The Ben aticara imbere y'itangazamakuru ngo avuge. Wowe warahagurutse n'uwo mwari muri kumwe mukora ikiganiro cyiza, ni ikiganiro cyatanze rwose n'amakuru kuri bamwe, ariko cyatanze n'impuguro ku bandi. Iki kiganiro nka Jado by'umwihariko cyangwa se BNB cyasize iki mwebwe? Ariko buriya imbere ya The Ben, buriya mbere yaho ndumva nacanye na Platina Pius turaganira. Yego. Mbere yaho naganiriye na mon cher petit frère Yago. Yego. Haza The Ben. Reka nkubwire n'ukuri, nyuma yabo uzabona n'abandi. Harakurikiraho nyuma yabo rwose, nyuma yabo uzabona n'abandi. Oya, reka tuguma aha ngaha. Tout simplement amakuru nuko ntago beza kugarukira aha ngaha. Kubera izihe mpamvu? Impamvu ni iki? Burya siporo wayihuje na showbiz. Icyambere, nge natangiye itangazamakuru mu mwaka wa 2002-2003, nabibagamo byombi, showbiz na siporo. Yego. Buriya ndabyibuka ntangira kuri Sarusi, nakoraga ikiganiro cya siporo nimugoroba, muri weekend nkora Sarusi Top 10. Yego. Kandi ibiganiro byari bihari buriya kuri Sarusi, nitwe twabihanze kubera ko ariko twatangiranye nabo. Cyane. Yego. So mbibamo aho ngaho, ngafatanya na bagenzi banjye bari bakomeye. Nge nanavuga ko bazanye style mbona ibiganiro byo kuri radio by'imyidagaduro bikorwamo cyane, ariko igihe kigeze siporo iraguka iba nyinshi, n'uruganda runini, nishyira focus kuri siporo mu bikorwa, ariko nkoresha nuko nshoboye ku buryo nta cyanyisoba mu ruganda rwa creativity, yaba content creation mubamo cyane, yaba ubuhanzi, ubuhanga mu byiciro byabo byose turakurikira. Ubwo byaranoroshye cyane, ibyinshi mukora namwe biri digital. So iki kiganiro rero cyansigiye ni inyota ku ruhande rwacu nka BNB, apana Jado kwanza, yo kuzakomeza muri uriya mujyo uko Imana izabidushoboza buhoro buhoro. Ni abantu ubegereye neza, ubanza badakeneye gutarwaho amakuru cyane, ahubwo bakeneye kuganirizwa. Uburyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Turi abanyamakuru, iyo turimo dutara amakuru, ikiri nkuru
ni igishya. Icyo gishya mu isi ya none gishobora kuba gishya mu matwi y'ukibonye kikanamunyura, ariko cyangije cyanasatuye umutima n'ibikorwa by'uwo iyo nkuru yakozweho. Icyo gihe rero ntacyo tuba tumufashije. Ariko iyo umwegereye mukaganira, mukicara mukaganira, ubanza ari byo byakubaka bikaba byanafasha. Rero amakuru nabeho, kubera ko turi abanyamakuru, by the way nibyo bidutunze, nabyo bijya bigeraho byihanganirwe. Ariko njye ndumva Imana imfashije ikantiza nabo bakankundira, njye ndifuza kuganira nabo, nihazamo n'igice cy'amakuru aba ari amakuru bo ubwabo bakwitangira, atari njyewe nagiye gutara, kubera ko inshuro nyinshi tubabaza pari raporo y'amakuru twe twifuza gutanga ku banyarwanda, ariko si kenshi tugenda tubabwira ngo ariko wowe nayahe makuru ufite waduha. Icyo kibazo kibaho gakeya cyane. Nge rero ni nka BNB ndifuza kuba Imana imfashije ari wo waba ari wo mujyo, kandi ntago nzacika intege. Wenda waganirije The Ben gusa, wenda Melody ntimuraganira, ariko ukurikije ibyo waganiriye na The Ben, koko ni show busy cyangwa ahantu harimo ikintu gikomeye mu hagati ya The Ben na Melody? Ariko mureke mbabaza kandi munsubize. Sibyo kuki ahavuzwe Melody wagize umwaka uri perfect 2024 haba imbere mu gihugu no hanze, ari ngombwa kugira ngo muhite muhazana The Ben? Why? Nibo babiri, umugabo n'umugore, umwe yabyaye undi, urumva why? Nibwo bisona neza, nibwo bitanga inkuru. Ngiye ku bwanjye mbona aba bahungu, icyo nakubwira cyo ni kimwe ku ruhande rwanjye, mbona bari kuremberwa creative industry yacu, kandi mbona ntacyo bitwaye. Mbona bakoze cyane, bakanashyikirwa cyane, bakomeza. Why can't we make our own Diamond? Why not? Kuki twe bitakunda? Sinzi impamvu ahari. Abarundi nibo baririmbaga, ntikidumigeze kubiririmbara, kidumigeze kuririmba ngo hari impene haba hari ikiziriko. Namwe niko mugiye kubigenza. Oya, give them alone. Hari Rayon Sport aba hari APR. Urumva? None se reka nguhe urugero. Tudafite Wizkid ntabwo ka hari Rayon Sport hari APR. Urakoze kunzana n'urugero rwiza. Bihura bibuza Amavubi gutsindwa mu gitondo na nimugoroba. Inka yanjye. Gose bituma ari iki? Emi ntago yagusubiza icyo kibazo. Ariko hari igihe twigeze kujya mu gikombe cya Afurika, icyo gihe hari na Mukura cyane, icyo gihe hari na Kiyovu cyane, ubu yimereye nabi. Urumva? Icyo gihe urumva hari amakipe menshi. Noneho urakoze, haje za Trako zajemo, mbere yaho haje n'izitwa za Rwanda, za Lesitade zaje kubyara AS Kigali. Icyo gihe zose zari zikomeye ku rwego rwazo, zigashyigikirwa zose ku rwego rwazo ngo zikomere. Bien sûr nta wabuzaga pe na Rayon Sport guhora ari intwara rumuri za ruhago hano iwacu mu Rwanda, ibyo ntabwo abibyambura, ariko zigashyigikirwa zose hagamijwe guteza imbere equipe nationale. Ngewe umuntu avuze Melody akavuga Ben mu nyungu zo kuzamura idarapo rya muzika mu Rwanda, uwo rwose namushyigikira nkanisiga n'amarangi. Ariko mu nyungu zo kubagonganisha, niba uyahari uyu nguyu niki, uyu niba akoze igitaramo, reka nzajya mu cyuyu sinzajya mu cyabiriya n'ibiki byari byo byose, wajyama nta kintu tuba tubafasha. Nta kintu tuba tubafasha rwose. Let's support them nk'abantu bakomeye bari aho bimereye. Ibyo ni ibitekerezo byanjye, ariko ni ibitekerezo byanjye. For me they deserve our support. Bakeneye ugushyigikirwa kwacu kurenza uwatekereza kubagonganisha. Njye niko mbitekereza. Reka mvaho ngaho gato, n'undi yuvuze abantu babiri haraza kuzamo undi muntu umwe utagiye kurangiza umwaka ari mu hanze nkuko twe duhari, cyangwa se akora icyo ashaka ari free, uri muri gereza bita Fata ku Mavuta cyangwa se Bosco. Abo bashuganiza The Ben uvugwamo mu bantu bareze Fata ku Mavuta,
hari n'urundi ruhande n'ubundi waruvuze mu rwa melody ariko narwo rujya rusodekwaho ikintu gito kohereza fata ku mavuta mu rwego rwo guhanganisha abo bantu bombi uko ari babiri. So ufata ku mavuta nk'umuntu wowe nka Jado guhera muri iyo myaka yose wakoraga showbiz na siporo, bivuze ngo ufite uburambe ndetse n'ubwenge bwinshi bwo kuba ukina muri bino bintu ugifitiye respect. So ufata ku mavuta n'umuntu twari dukeneye muri ino industry ukurikije character n'ibyo yakoraga, cyangwa ufata ku mavuta imyitwarire ye uyibona gute cyangwa se ibyo yakoze ubona gute? Reka nkubwire byinshi mu byo uvuze ntabwo nza kubijyamo nk'umunyamakuru wa siporo, cyane cyane ko byinshi sinanabyemera uko ntabwo nakubeshya. Reka nigarukira ahubwo aho usoreje ahangaha. Ndatangira mbabwira ko content creation hano iwacu mu Rwanda irakenewe kandi irimo irafasha abanyarwanda no mu buryo bw'imibereho, irimo irafasha mu buryo bw'imibereho, mwa basore mwe, mwa nkumi mwe, mwa bagabo, mwa bagore mwe, irimo iradufasha. I'm a content creator myself, sibyo? Irimo iradufasha. Ahubwo leta y'u Rwanda nibyigiyeho, urumva natwe tujye muri premium nations, urumva muri content yacu cyane cyane nko kuri YouTube channel tube a premium nation, natwe tube dushobora urumva nicyo nakwisabira ahangaha. Kubera iki? Harimo akazi kenshi, harimo akazi keza k'urubyiruko n'abandi, icyo nicyo nakwisabira. For me uriya mugabo numwe mu ba content creator beza mu Rwanda, beza dufite ahangaha. Afite style ye y'imikorere yaba itandukanye n'iya Emmy, yaba itandukanye n'iyawe, yaba itandukanye n'iyanjye, ariko twese ntabwo twakora ibintu kimwe. Uwo niwe mwihariko we. Kubikoresha mu mujyo muzima we byarimo kumwubaka. Kwanza ntabwo yarakiru uwo yabitangiye ari we, bivuga ngo hari icyo byari bimumariye we n'umuryango we. Bahita batujye twubaha abantu bubatse. Uyu ni umugabo mu rugo. Sinzi umuntu wakwishimira kumva ngo umuntu ari mu gihome, bityo rimwe ntimwahanyuze, ngenda hazi, I'm the last one wakwifuza kubona umuntu mu gihome. N'undi wese wahanyuze yakubwira ko mwe ntimwabyumva rwose. Reka mbibabwire, urumva inde simbizi nimba ari wowe mfungwa. Nakurahiye ntago mbikwifuriza rata, sibyo? Nta muntu n'umwe ngyifuriza. Umuntu uriyo icya mbere mujye mumusengera, munamusabire, musengera umuryango we. Ntago nabyifuza, very sorry for him, ariko azabinyuramo kandi bizagenda neza. Ibyo cyo kumbwira ngo ni kanaka n'ibiki byari byo byose bijya bingora gutekereza kuri rokote negative de choses, gutekereza ku gice kibi cy'intuzi. Mu ndeke ngumane fata ku mavuta ze good content creator, yaba yaranyereye, yaba yaragize n'ibiki, ibyo n'iby'abagabo, azabisohokamo, azagaruka ari muzima, niyongeraho ubuhanga yari afite na style ye, akongeraho umujyo muzima. Hari ibyo yaretse n'ibyo yavuyemo, hariya byanze bikunze hari ibyo reka akaba n'ibyo uvamo. Ibyo azakora nyuma yo kuva hariya nge ndabibona nk'aho ari byo byiza kandi bizamwubaka. Ntacike intege, ntagire n'ibiki byose, kandi azabivamo n'umugabo, azabivamo. Ariko kunkuramo ko ari a good content creator, ibyo ntabwo byashoboka. Sinagenda nakubashije ku mugabo n'ubundi mwabanye cyane. Ngewe ndigira epfiriya yitwa Ngabo Medal. Ngabo Medal ni umwe mu bagabo nabo mu ruganda n'ubundi aracyarurimo. Ariko nka Jado wari witeze yuko umuntu witwa Ngabo Medal azahindura umujyo yari arimo akajya muri gospel, akava muri sekira? None kuri wowe noneho nk'umuntu mwabanye mu maranye igihe ku muziki nyarwanda, nta gihombo kirimo? Ubaye uri umusaba, wamusaba ko yagaruka mu muziki wa sekira n'ubwo n'uwarimo nawe ari umuziki mwiza? So wabivuzeho bike mu byo nzi kuri Ngabo Medal. Ni urugero rwiza rw'umuntu uri decisive, ni umugabo ufata icyemezo. Yafata icyemezo kandi akanagitsimbararaho, agifata ndetse hari n'impamvu. Puis ntabwo ari open cyane muri communication, urumva? This time afite n'umuryango, yaranakomeretse
Meddy hari umuntu udatana na mama we cyane rega buriya nuko hari igice cyabo nk'abantu twirengagiza ariko mukigiyemo akenshi na kenshi mwajya mubona rimwe na rimwe uko bari abavandimwe bitwara kuko kubera ko ari public figures kuba umuntu ari public figure ntabwo bimukuraho ko ari umuntu ufite ingufu urumva akagira bwa bunebwe bwacu bwa kimuntu ibyo byose nabo barabitunga cyane ufite inshingano na responsibility ufite umutima na roho byemera bikaba byajya mu kintu nge rero nabifata as a personal decision cyane ariko Emmy ngarutse mu mujyi urimo uvuga ntabwo twese twirengagije ibyo muri icyo kindi gice ibyo Meddy yakora n'ibyo ari capable of doing ibyo ntabwo twabyirengagiza ibyo byo nukuri ngira ngo nge nsoza Castar dufite indirimbo 5 cyangwa abahanzi 5 bawe muri uyu mwaka urangoye cyane kubera ko ibyo biturukana nuko umuntu yumva musique numva muziki waba imbere mu gihugu waba weka rwego mpuzamahanga ndawumva cyane mu bihe byabo byose bitandukanye imiziki ndayumva cyane so ujye kumbwira 5 nko kuri playlist yanjye wenda hariho nk'ijana urumva ko uba ungoye ariko nakubwira ko Bruce Melody yarakoze cyane uyu mwaka for me the Ben is waking up female nakunze cyane umuhate umwana w'umukobwa witwa Bwiza muri uyu mwaka ku mwanya wa 4 ndabashyira hari 2 kuko nubona sinjya mbatanya they know how much I appreciate them Clement na Kina Music surtout n'abahungu be Neri Ngabo na EP Platini for me they worked they are successful abaraperi bakoze ibishoboka cyane turi mu cyumba cya rap indirimbo ya Bulldog na Juno mparaye bikomeye cyane puta nta ndirimbo urayumva kuyumva nge ndumva cyane ndumva ntago no kuyumva ngo ni melody gusa n'amagambo ndayumva kunge ndi muri logique yuko umuhanza hanga uko ahanga akagendera n'ubutumwa aho ngaho hanyuma buri umwe akikoreramo ibye ibanda akagiramo n'ibiki byose ugakoramo igikwiriye icyo nzi ntago bajya bahanga ubusa urakoze Jado sinagenda nakubajije ku gice mwari mufite kuri BNB mwari mufite igice mwatumiragamo amakipe akina basketball ni igice n'abantu bakundaga cyasorejwe muri BK Arena ariko uyu mwaka ntabwo twabibonye bite bihagaze gute uyu mwaka ni igice buriya BNB Kigali ni group of companies muzi cyane FM ariko burya harimo n'igice bita BNB Sports Agency kiri cyane muri sports consultants kikaba cyane muri izo event muri izo sports event aho hano rero byagenze so uyu mwaka tugiye mu mujyi wa business BNB Kigali Group yagombaga gusohoka muri partnership twari dufitanye no mu partenaire muri BNB FM mwezi kuko igihe cyari kigeze ko buri umwe agurukira ku mababa ye ibyo bimaze no kuba hajyaho no gushaka gushinga BNB Kigali FM ndetse no kuyagura nizo nzira turimo ntabwo dufite amikoro menshi rero ku buryo twashora hano hariya byabaye ngombwa gushyira concentration cyane muri BNB Kigali FM byibura kugera mu kwezi kwa 3 umwaka utaha BNB Sports Agency umwaka utaha guhera mu kwezi kwa 3 guhera mu kwezi kwa 3 kuzamura Emmy uzayibona yinubi uzayibona cyane nta kindi cyabayeho it was a matter of
iyo ufite umwuga amikoro ari makeya buri muntu aba ashaka gukora ibintu byinshi mwabavandimwe ubushaye miburi umemukiye umuntu aba ashaka gukora byinshi byakanabaye byinshi ariko bijyanye n'amikoro makeya ashoboka bikaba ngombwa ko uhinira ku bishoboka. kandi ndabizi ko ukina volleyball uzi volleyball cyane rwose bihagije kuki umutima wa Jado yawujyanye akawutereka muri basketball aho kuwutereka muri volleyball? Yabaye umutoza, yabaye umukinnyi, sinkuzi ukina basket ariko kubera icyo umutima wufashe ukawutereka muri basketball aho kuwujyana no muri cya gisata wiyumva imikino yose urayumva ariko cya gisata cyawe uvuga ngo ni iki ngiki kubera icyo utigeze ushora muri volleyball? Reka ngusubize uko ushaka. Oya urumva uko ushaka kubera ko erega ni umunyamakuru burya kubaza umunyamakuru biravuga urumva nkunda volleyball cyane n'umuntu uzi azi iyo definition yitwa volleyball ariko to tell you the truth amateka yanjye na volleyball à titre personnel yarankomerekeje nka muntu. So one notice I switch off and I go. Kandi iyo ndi mu kintu mba nkirimo 100%. Yego. Ariko iyo nkivuyemo nkivamo miliyoni ku ijana. That's who I am. Utandukanye kunje kuva mu kintu no kuba cyo cyamvamo. Yego. Simfite umwanya wo kurwana urugamba rwo kugira ngo volleyball imvemo. Urumva? Ariko narwanye no kugira ngo njye nyivemo. Ko byari ngombwa kugira ngo abahari bisanzure babeho neza, bakore neza no kugira ngo nanjye ntakomeza kutazura ibikomere. Kuko I do not deserve that. Nta n'impamvu yabyo. Reka ngushimire, njye nishimiye kuganira n'umuntu nkawe nubaha cyane, tunigiraho byinshi. Thank you murakoze. Ariko murambwira ibyo byo kubaha n'ibiki ariko you guys ntago muzi uburyo mbubaha. Ndakurikirana cyane. Musurize bagenzi bawe kuri The Dynamic Show. Jihad mubwira uti imijugujugu nkiriya ntikaguca intege, ndatekereza ko amaze kuba macuwa. Uriya mwana mugenzi wanyu ejo bundi bagihuye n'ibizazane, do not worry, ubutabera burahari. Icyo cyane mu gitindeho, aferi y'ubutabera. Ndakurikira n'ikiganiro cyakozwe ejo nakikubwira. I do follow rwose, nta kintu na kimwe ntakurikira ntabe na kimwe. Courage guys, ntakagira umuntu baca intege, you are doing marvelous things. Aho mwataniye mujyemo abagabo mumenye ko mwataniye mugaruke, ntayisi igitangaza kandi si ibyumwe. Ni nabyiza this time dufite insego zabihagurukiye zidukebura. Igihe badukebuye nge nagira inama wakebuye na ziriya nzego kudahirahira wongera ngo usubire mu nzira bakubwiye ngo ntusubiremo, si byiza kuko ni inzego zifite ububasha butari ngombwa gutekereza ko wajya imbizi nazo. Aho bihomberamo sinkubeshye rwose. Ariko umuntu usaza akabwira ko ibyo murimo mukora bitari positive, atari ibintu bifitiye igihugu akamaro, uwo sindiwe. Umuntu uza kubabwira ngo mucike intege, uwo sindiwe. Biba bigoranye, ndabizi sinjye mwigisha uburyo bigorana mu ntangiro uko mugira n'ibiki, ariko mbisaba ikintu kimwe, haba ubu n'ikindi gihe mugere ku rwego rwa nta muntu baca intege. Urakoze cyane, mushike intege. Courage kabisa. Umwaka mushya muhire, Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Asante. Dirago nabashimira abari badukurikiye ku Mpinga TV, ndizera ko mwese mumeze neza. Ari Mpinga Media, njye nari Patrick Caprio, twari tubabereye ni hano Canal Olympia. Turacyari mu cyumba cya rap, turacyari kwitegura icyumba cya rap. Mwagiye mubona interview nyinshi zitandukanye, kandi no mu cyumba cya rap tuzaba duhari mu bimbere cyane. Nta kintu mugomba kutuburana hano ku Mpinga Media. Njye nari Patrick Caprio, narindi kumwe na Kiss B kwishusha ikintu cyose ni umuvanzi w'amashusho mu buryo buteye ubwoba, noneho kwifoto mwemera kubibona kubibona. Ni Mpinga Media. Yes, ngira ngo nabashimira, Imana ibahe umugisha mwese kandi umwaka mushya.